bakunzi ba iyo sengesho turabashuhuje cyane cyane tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muri hose mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye. Hari abari mu Rwanda, hari abari mu Burundi, Tanzania, Amerika n'ahandi henshi cyane. Turabakunda kandi twishimira inkunga mudutera mukomeza gufata igihe cyanyu mukareba n'ibiganiro byacu. Nanone rero by'umwihariko reka dushimire cyane buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Tumaze kugira abantu 400, urumva ko ni iby'igiciro cyane, bidutera inkunga bikatwereka ko ibiganiro byacu dukora hari abantu babikurikirana kandi twizere yuko munungukirwa nabyo. Niba rero ari ubwa mbere udukurikiranye kuri iyi channel, turagushishikariza yuko niba ukiri kubona amagambo atukura hasi y'iyi video iburyo bwawe yanditse subscribe, turagushishikariza kuyakandaho kugira ngo nawe winjire mu muryango wa iyo sengesho, ujye ugerwaho n'ibiganiro tudahwema kubagezaho. Uyu munsi rero nk'uko wamaze kubibona, tugiye kuganira tugiye kurebera hamwe ikintu kigaragaza ko umuntu abayeho neza. Hari ushobora kubaza uti kubaho neza bigaragazwa n'iki? Iki kigaragaza ko umuntu abayeho neza. Umwe akaba yakubwira ati kwa kanaka babayeho neza, utese kubera iki? Ati kwa kanaka ni umudamu we ntumuzi se? Umudamu wibera mu rugo, nta kazi agira, kandi bafite abakozi bo mu rugo. Wenda reka dufate urugero, bafite abakozi 4, hari umuzamu, hari uwita ku busitani niba babufite, hari umukozi wo mu rugo ushinzwe igikoni, hari ushinzwe abana. Nuko aturumva ko babayeho neza. Ese koko ibyo nibyo bigaragaza ko umuntu abayeho? Uri umudamu, nta kazi ugira, ufite abakozi 4 bagufasha imirimo yo mu rugo. Ese ibyo nibyo bigaragaza koko kubayeho neza? Ese kuba umuntu adakora ngo avunike nibyo bigaragaza ko abayeho neza? Hari abantu bamwe bashobora gusubiza bati yego rwose. Wakwibaza uti se kubera iki bamwe basubiza gutyo? Impamvu ni uko iyo urebye hirya no hino ku isi cyangwa ukaganira n'abantu bamwe na bamwe, hari abo usanga badashimishwa n'akazi bakora. Ugasanga umuntu yagize amahirwe abona akazi. Ndabyita amahirwe kuko iyo urebye abantu badafite akazi kandi bagakeneye hano kuri iyi si ni benshi cyane pe. Noneho wa wundi wabashije kukabona ugasanga arakajyaho yitotomba, ati kantwara amasaha menshi, ntacyo nkuramo n'ibindi n'ibindi. Abantu nk'abo rero batekereza gutyo, hari ibintu by'ingenzi bikomeye cyane baba birengagije. Umuhanga umwe yaragize ati umuntu wese akwiye kurya no kunywa kandi akabonera ibyiza mu mirimo yose akorana umwete. Hanyuma yongeraho ati ibyo ni impano y'Imana. None se niba ufite akazi ukakajyaho witotomba, ugahora muri ibyo gusa, uzabona icyo kurya gute? Abana baziga gute? Uzatera imbere gute? Kugira ngo rero tugire icyo tugeraho mu buzima, akazi twaba dukora kose ako ariko kose, ariko nanone katanyuranyije n'amategeko y'Imana cyangwa se n'ay'abayobozi batuyobora, tugomba kugakora twishimye, tukagakorana umwete ndetse tukanezezwa n'ibyiza tugakesha. Bakunzi ba iyo sengesho cyangwa se nawe udukurikiye muri aka kanya, ndagira ngo tujye duhora tuzirikana ibintu 3 bikurikira. Icya mbere, mu buzima nudakorana umwete mu buzima bwawe ngo ushake icyo wifuza, yaba ari ukujyana abana mu ishuri ryiza niba ufite abana, yaba ari ukugira inzu wita iyawe niba uba mu bukode uyu munsi, nudakora cyane ntuzigera ugera kuri ibyo ngibyo. Ikindi cya kabiri,
nudatera intambwe ngo ujye imbere uzahora aho uri uyu munsi. Ikindi cya gatatu cy'ingenzi, nudahaguruka ngo usabe Imana icyo ushaka, aho ndavuga ku bemera ko Imana ibaho, igisubizo cyawe kizahora ari ikihe? Kizahora ari oya. Ibyo bintu bitatu nubizirikana buri munsi ukabitekerezaho, byanga bikunda uzatera imbere kandi uzabaho neza. Naha rero dushoreje ikiganiro cyacu bakunzi ba Iyo Sengesho, twizere ko mwungukiwe nacyo, tukwibutsa ko niba utarakanda kuri ayo magambo atukura uri kubona iburyo bwawe, niba gihari yitwa subscribe, yakandeho ubundi ujye uhora ugerwaho n'ibiganiro byacu. Turabakunda cyane rero, reka tusoreze ahangaha, naho ubutaha turabifuriza ibihe byiza. Bye.